Amateka ni umusingi w'ejo hazaza. Iyo tumenya aho twavuye turushaho kumenya aho tugana. Murakaza neza kuri Karinga Media TV, aho dusangira amateka y'u Rwanda, umuco n'inkuru zidasanzwe zaranze abakurambere bacu. Ni ayahe mateka mwifuza ko tuzakurikizaho? Tubwire muri comments. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umwe mu mijyi ikomeye mu Rwanda, umujyi wigeze kumara imyaka hafi 40 witwa izina ridafite aho rihuriye n'u Rwanda cyangwa umuco warwo. Ese wari uzi ko umujyi wa Huye wigeze kwitwa Astrida, izina ryakomokaga ku mwamikazi wo mu Burayi? Ni gute iri zina ryageze mu Rwanda? Kuki abakoloni bahisemo guhindura izina rya Butare? Kandi se ni ayahe masomo aya mateka dusigira uyu munsi? Mugume muri kumwe natwe kugeza ku musozo. Nimwibagirwe gukanda subscribe, like no gusangiza inshuti zanyu aya mateka. Reka twinjire muri aya mateka. Ese wari uzi ko umwe mu mijyi ikomeye mu Rwanda yigeze kumara imyaka hafi 40 yitwa izina ridafite aho rihuriye n'u Rwanda? Ese wari uzi ko Huye, umujyi uzwi nk'igicumbi cy'uburezi, wigeze kwitwa Astrida, izina ry'umwamikazi w'umunyaburayi? Ni gute izina ry'umwamikazi wo muri Suwede ryageze mu mutima w'u Rwanda? Kuki abakoloni bahisemo gusimbuza izina rya Butare iry'umunyamahanga? Kandi se byahinduye iki ku mateka n'umuco by'Abanyarwanda? Muri iyi video turagaruka ku mateka yihishe inyuma y'izina Astrida, uko Butare yabaye ikigo cy'ubukoloni, impamvu yaje gusubirana izina ryayo, ndetse n'uruhare rw'uyu mujyi mu burezi n'iterambere ry'u Rwanda. Niba ukunda amateka y'u Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande like, usangize iki kiganiro. Mbere y'uko Huye yitwa Astrida, u Rwanda rwari rufite amateka maremare y'ubwami n'umuco warwo. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, u Rwanda rwakolonijwe n'Ubudage, ariko nyuma y'intambara ya mbere y'isi, Ubudage bumaze gutsindwa, ibihugu byari byarakolonijwe nabwo byahawe ibindi bihugu. Ni muri urwo rwego Ububiligi bwahawe kuyobora u Rwanda n'u Burundi. Ababiligi bahise batangira gushyiraho uburyo bushya bwo kuyobora igihugu, bahindura imiterere y'ubutegetsi ndetse banubaka imijyi mishya ijyanye n'inyungu zabo. Dore impamvu Butare yatoranyijwe. Abakoloni bahisemo Butare kubera ko yari hafi y'Inyanza, cyari icyicaro cy'ubwami bw'u Rwanda. Kuba hafi y'umwami byabafashaga gukurikirana ibikorwa by'ibwami no kugenzura neza imiyoborere y'igihugu. Hari inyandiko zigaragaza ko ibikorwa bya mbere by'umujyi byatangiriye Irango, ahakusanyirizwaga abajyaga kwikorera imizigo yavaga muri Tabora muri Tanzania. Icyo gihe Butare yari umujyi muto ariko ufite amahirwe yo gukura kubera ko bitewe n'ahantu wari uherereye. Birumvikana rero hano umukoloni we yashakaga kwegera ubuyobozi bwa cyami bwari buherereye i Nyanza, ndetse kandi akanashaka aho azajya hakusanyirizwaga abantu bari kujya kwikorera imizigo muri Tanzania, muri za Tabora. Ubwo urumva umukoloni we niyo mpamvu yahisemo kuvuga ngo reka tujye i Butare. Butare hamera nk'igicumbi cy'abakoloni. Iryo zina ryasobanuraga imbaraga z'Imana. Ariko ikibazo ni iki? Ese byari bikwiye ko umujyi wo mu Rwanda witirirwa umwamikazi w'amahanga?
Ibi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko ubukoloni bwagerageza gusimbuza indangagaciro n'amazina by'Abanyafurika bakabisimbuza iby'Abanyaburayi. Dore uko rero sasa Astrida yaje gutera imbere kuzirana n'ubu ngubu, ukajya uko ubona Butare nyine ukareba ukavuga ati nawe wanarije n'amaso yawe aguhereza, kuko ibikorwa byose Butare irabifite, yaba ari ibikorwa remezo byose. Ababiligi rero batangiye kubaka Astrida nk'umujyi wa kijyambere. Hubatswe inzu z'abazungu babagamo, imihanda ya kaburimbo, amazi n'amashanyarazi. Hashinzwe ibitaro, laboratwari y'amatungo n'ibigo by'ubushakashatsi byaje kuvamo IRST. Abaturage basanzwe batuye ingoma, Abarabu batura imambo, naho abazungu baba mu bice byihariye. Uyu murongo wo gutandukanya abaturage wari ushingiye ku mitekerereze y'ubukoloni. Mu 1949 ibarura ry'Ababiligi ryagaragaje ko Astrida yari ituwe n'abaturage barenga 35,000. Mu 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge. Kimwe mu byahindutse ni amazina y'ahantu yari yarahawe n'abakoloni. Astrida yongeye kwitwa Butare. Nubwo yatakaje umwanya wo kuba umurwa mukuru, kuko umwanya wari wimuriwe i Kigali, yakomeje kuba umwe mu mijyi ikomeye mu gihugu. Ngira ngo urabizi yuko Butare n'ubu ngubu Butare ni umujyi ukomeye, ni imwe mu mijyi dufite mu Rwanda ikomeye. Ahubwo wakibaza uti Butare yaje kuba igicumbi cy'uburezi gute? Mu 1963 hashinzwe kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Iyi kaminuza yasanze andi mashuri akomeye nka Groupe Scolaire Officiel de Butare, Petit Seminaire de Butare na École Sociale de Karubanda. Byatumye Butare yitwa igicumbi cy'uburezi. Abanyeshuri baturukaga hirya no hino mu Rwanda no hanze yabo bakaza kuhiga. Ubucuruzi, ubwikorezi n'imiturire byateye imbere kubera abanyeshuri. Dore ahubwo uno munsi kuba yitwa Huye nabyo ngiye kubigusobanurira. Muri 2006 habaye amavugurura y'inzego z'igihugu. Butare yashyizwe mu karere ka Huye, maze umujyi nawo witwa Huye. Muri 2006 nubwo izina ryahindutse, amateka ya Butare na Astrida arakibuka. Iyo ntabwo urumva amateka n'ubundi aba ari amateka, ntabwo yasimangana. Uyu munsi Huye ikomeje kwaguka, kandi biteganyijwe ko muri 2050 abaturage bazaba barenga 640. Amateka ya Huye rero atwigisha ko amazina burya atari amagambo gusa, ashobora kuba abumbatiye amateka, umuco n'ubusugire bw'igihugu. Bibaze kuva kuri Butare kugeza kuri Astrida, hanyuma ikongera kuba Huye. Uyu mujyi ugaragaza urugendo rw'u Rwanda kuva mu bukoloni rugana mu kwigira no kwiyubaka. None se tubwire, wowe wari uzi ko Huye yigeze kwitwa Astrida? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Usangize iyi video inshuti zawe zikunda amateka y'u Rwanda, kuko buriya umenye aho uva umenya n'aho ujya. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe. Nta muco nta gakondo, kandi uwuvuga be ntaruha.